Yesu ashimwe bantu b'Imana, ni Ingabire Jeanne Gentille kuri televiziyo Va mu Byaha TV. Nagarutse rero nari maze igihe ntaza, atari uko nabuze ijambo ry'Imana ryo kubabwira, ahubwo ari ubukene nkuko nabibabwiye. Nta kamera ngira, nta mashini ngira, nta gikoresho na kimwe mfite cyo kugira ngo irivuga butumwa ribagereho ku gihe. Ibi byose binsaba amafaranga menshi kugira ngo ikiganiro kimwe kibagereho, biba bintwaye amafaranga atari hasi y'ibihumbi 10. Hagati aho ngaho rero namwe murabizi ko nirukanwe mu kazi, gupfa kubagezaho ijambo ry'Imana nkoresheje iri koranabuhanga birangora cyane, ntago yabinyoroheye. Niyo mpamvu igihe muzajya mubona maze igihe kirekire ntabagezaho ijambo ry'Imana, ntago ari ubugugu bw'ijambo ry'Imana, ahubwo ni ubukene. Ubwo nyine muzajya mubyihanganira, Imana nica inzira, nzajya ndibaha buri munsi. Bibaye ngombwa nkabona n'ubushobozi na buri saha narebaha, kuko ijambo ry'Imana ni ryinshi muri njyewe. Imana yaranyaguye mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Nasomye ijambo ry'Imana mereye mu buto bwanjye, nkuko nababwiye yuko hagati y'imyaka 9 n'10 narahamagawe, ninjira muri korali ndaririmba, mba umunyamasengesho, ntangira nivuga butumwa maze kubatizwa. Ni ukuvuga ngo rero ijambo ry'Imana ndarifite, ariko amafaranga ni ikibazo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana ribageraho gake ngatinda. Indirimbo ndazifite nkuko mwabibonye, ama audio maze gusohora enye, ariko video nabuze amafaranga, kandi na audio mfite izindi nyinshi zitabashije gusohoka. Ubwo rero hamwe n'Imana namwe, Imana nibakoresha, ijambo ry'Imana rizakomeza kwamamara ku isi yose. Reka rero umwanya nk'uyu twongere dusenge, mbagezeho ijambo ry'Imana nkuko yariteguye. Ndagushimiye Data wa twese uri mu ijuru nawe ushobora byose. Mwanya nk'uyu ngarutse imbere y'ubwoko bwawe mu Rwanda no mu mahanga, nje kubabwira ijambo ryawe rihembura imitima yabo, kuko wavuze ngo turusheho guhugurana, ngo kuko tugeze mu minsi y'imperuka, ngo abantu nibarusheho guhugurana, ngo kuko agakiza katwegereye kurusha igihe twatangiriye, kurusha igihe twizereye. Ndakwinginze rero ngo umwanya nk'uyu ijambo ryawe urihagararire kandi urishigikire. Abagiye kuryumva, Mwami Imana Nyiringabo, ubaha ubushobozi bwo kumva no kumvira, kuko ijambo ryawe riravuga ngo hahirwa bumva aya magambo y'ubuhanuzi, ngo harirwa n'abayumvira atari gupfa kumva gusa. Muri iyi minsi y'imperuka abantu amatwi ari kubarya, ntibashaka inyigisho nzima, ahubwo barashaka inyigisho zihuye n'irari ryabo. Ariko ndasenze cyane ngo abo washatse guhamagara ubahamagaze ijambo ryawe, kandi bumve banumvira iby'ijambo ryawe ribabwira. Uragahora ku ngoma, nanjye ndasenze ngo uhagarane nanjye, unshira abamarayika bawe baba barinzi banjye muri iri jambo ryawe. Mwuka yarambera umuyobozi n'umujyanama, urinde iminwa yanjye kuvuga ibitagira umumaro muri uyu mwanya. Njyewe ubwanjye mbure wowe uboneke, kandi uvugire muri njye ibyo ushaka kubwira ubwoko bwawe. Uragahora ku ngoma rwo kuri kumwe natwe, tegeka kandi uganze byose bikumvire mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murebe urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho, twahinduwe abana b'Imana ihoraho, dukwiye kubana amahoro. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, nta marira azaba mu ijuru. Utugirira ubuntu Mana ihoraho, mu rugendo rwacu dufite, utwoherereze umugisha mukiza, tubashe kukumenya Mana. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, nta marira azaba mu ijuru. Sinshaka gukorera abami babiri, niko gukunda isi n'ijuru. Hariho abakunda ubutunzi bwo mu isi, bakaburutisha ubw'ijuru. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, nta marira azaba mu ijuru. Hariho abahamya b'urupfu rwa Yesu, nibo barungurutse mumva. Yesu ubwo yamaraga kuzuka mumva, hanyuma yagiye mu ijuru. Tuzanezerwa cyane mu ijuru,
tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, nta marira azaba mu ijuru. No mu gihe tugendera muri iyi si tuyibona mw'ibidushuka, ariko dukwiye kunesha ibyo byose kuko ari ko Imana ibishaka. Tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, nta marira azaba mu ijuru. Mana ishimwe cyane. Iyi ndirimbo ni ya 77 mu ndirimbo z'agakiza, ivuga ngo murebe urukundo rukomeye cyane twahawe n'Imana ihoraho, twahinduwe abana b'Imana ihoraho, dukwiye kubana amahoro. Isuzume nanjye nisuzume muri iyi minsi uko ubanye n'abantu b'Imana, mbese mubanye mu mahoro? Nusanga mutabanye mu mahoro uhindura uburyo, kuko icyo Imana igushakaho ni ukubana n'abantu bayo mu mahoro. Ngo tuzanezerwa cyane mu ijuru, tuzaririmbana n'abera, tuzambikwa ikuzo muri urwo rukundo, nta marira azaba mu ijuru. Ibaze nanjye nibaze niba tuzajya mu ijuru, kuko mu ijuru niho tutazaririra. Tukiri mu isi hari amarira, hari ibibazo, hari uburwayi, hari ugupfusha, hari inzara, hari indwara z'ibyorezo, hari ugushyirwa mu mazu y'imbohe, hari ukwangwa n'abantu, hari ibibazo byinshi by'ubukene n'amadeni. Ariko wibaze nanjye nibaze niba tuzanezererwa mu ijuru. Uyu muririmbyi yarakomeje ararimba ngo tugirire ubuntu Mana ihoraho mu rugendo rwacu dufite, ngo twoherereze umugisha tubashe kukumenya Mana. Ni ukuvuga ngo abantu muri iyi minsi ntago bakiri gusaba Imana ngo bayimenye, ahubwo bari kuyereka ko bayimenye. Nyamara ushatse wabwira Imana ngo umpe kukumenya, umpe no kumenya uko nkora ibyo ushaka, kubera ko abantu muri iyi minsi bari gukora ibyo bishakiye. Kandi abakera bo bagikizwa babwiraga Imana ngo urusheho kutwiyereka tukumenye. Ariko abantu muri iyi minsi ntago bagishaka kumenya Imana, ahubwo bafite ibindi bashaka kumenya. Imana ikugirire neza rero wowe wumvishe kuri iyi ndirimbo, ubashe kubwira Imana ngo nshoboza kukumenya, kubera ko abantu benshi ntabwo bazi Imana, ntabwo bazi uko ikora, ahubwo bazi ko bibeshejeho, bazi ko babeshejweho n'imbaraga zabo n'ubwenge bwabo. Ariko twese tubeshejweho n'Imana, icyama wowe nanjye tukamenya ibyo ngibyo. Ngo sinshaka gukorera abami babiri, niko gukunda isi n'ijuru. Hariho abakunda ubutunzi bwo mu isi bakaburutisha ubw'ijuru. Ese wowe wisuzumye wasanga utari gukunda ubutunzi bwo mu isi kuburutisha ubw'ijuru? Tekereza abantu mwari muturanye, tekereza abo mu miryango yawe, tekereza abakire wari uzi bapfuye bakabisiga. Niho biraguha isomo ryo kudakunda iby'isi kubirutisha iby'ijuru. Kubera ko ibyo mu isi naho bitashira, ariko bene byo bashobora gupfa bakabisiga, bigasigarana abandi batabiruhiye. Ibaze rero kuba wakunda ubutunzi bwo mu isi ukaburuta ubw'ijuru, ukaburutisha ubw'ijuru, ugashakisha ubutunzi mu buryo bw'amanyanga, ukahuguza abantu ibyabo, abo muhuriye ku bintu ukabibambura ukabijyana wenyine, ukagenda ukiba hirya no hino, ukiba mu kazi aho ukora, ukiba abakozi ukoresha ntubahembe imishahara yabo uko bikwiriye, ukarya amaruswa hirya no hino abari bakuriye serivisi ukayibima, ugakunda ubutunzi bwo mu isi ukaburutisha ubw'ijuru. Nyamara ejo n'ejo bundi bwa butunzi waruhiye ugapfa ukabusiga, bukaribwa n'abataraburuhiye, kandi n'Imana ntikwakire, kubera ko ubwo butunzi wabushatse ubukoresheje ibyaha byo kwiba, byo gusambana, byo kuroga, by'amanyanga y'uburyo butandukanye. Hanyuma ubutunzi ukabugeraho ubukuye mu byaha, ubwo butunzi ugapfa ukabusiga, ukaburana rya juru, kandi ugapfa ukenyutse, kubera ko abantu bakora ibyaha bapfa bakenyutse. Imana rero gusange igusobanurire ukunda ijuru. Ubutunzi bwo mu isi ni bwiza, ariko Imana irabutanga. Imana yaravuze ngo abubaha Imana bakicisha bugufi, ngo izabaha ubukire n'icyubahiro n'ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ubukire Imana irabutanga, ariko hari n'abashaka ubukire ku mbaraga zabo, bagakora ibyaha byinshi kugira ngo bagere ku bukire. Abo ngabo rero ubwo bukire bwabo buzatuma batabona ijuru, kandi n'ubwo bukire bazapfa babusige, ntabwo bazajyana nabwo. Njya mbona iyo umuntu yapfuye afite imodoka nyinshi, nta modoka n'imwe bamushyiraho. Iyo umuntu yapfuye afite inka nyinshi, nta nka n'imwe bamushyiraho. Iyo umuntu yapfuye afite imirima myinshi, bamuhamba muri metero zingahe. Ntabwo bafata isambu yose ngo bayicukuremo icyobo bakimuhambemo. Imirima yose yari afite arayisiga akayisigira abandi, inka yari afite akazisigira abandi, amazu yari afite akayasigira abandi.
imodoka yari afite akazisigira abandi, amafaranga yari afite ku mabanki akayasigira abandi, agapfa bakamuhamba ntawe baragerekaho n'igiceri cy'ijana. Yego isanduku irahenda, n'imva zigahenda, abantu bakanywa bakarya, n'indabyo zigahenda, ariko we ku giti cye baramuhamba ntacyo bamugerekaho. Niyo mpamvu rero umuntu uri kumva ijambo ry'Imana, ntugakunde ubutunzi bwo mu isi kuburutisha ubw'ijuru. Uyu murimbyi yararirimbye ngo sinshaka gukorera abami babiri, niko gukunda isi n'ijuru. Hariho abakunda ubutunzi bwo mu isi bakaburutisha ubw'ijuru. Isuzume nanjye nisuzume niba tutari gukunda ubutunzi bwo mu isi tukaburutisha ubw'ijuru. Kandi ubutunzi bwo mu isi bushobora gushira ugasigara ubereye aho, ariko niyo butashira we wapfa ukabusiga. Ndakwinginze kugira ngo utekereze neza niba ubutunzi ufite bwaravuye ku Mana, cyangwa niba ubutunzi ufite bwaravuye mu byaha wakoze. Imana yo mu ijuru ibashe kukubabarira, usaba imbabazi. Ni Imana y'inyambabazi, irakicaye ku ntebe y'imbabazi ngo ikubabarire. Noneho ngo hariho abahamya b'urupfu rwa Yesu, nibo barungurutse mu mva. Yesu ubwo yamaraga kuzuka mu mva, hanyuma yagiye mu ijuru. Kugeza ubu hari abantu batazi Yesu, yuko yaje akigira umuntu, akavukira mu nda y'umwari Mariya, agakura nk'uko abandi bakura, hanyuma abantu bakamugambanira bakamwica, ariko ari kuri misiyo yo kuducungura. Hanyuma rero baramwisha, arapfa, arazuka, ajya mu ijuru. Ubu ari mu ijuru, niwe udusabira imbabazi iyo tuzisabye, akabwira Data ati bababarire. Amaraso yamenye ku musaraba niyo abasha kutwuhagira ibyaha byose, nta cyaha na kimwe atababarira. Ibyaha byawe niyo byaba ari byinshi cyane, niyo waba warisha abantu benshi utazi umubare, niyo waba warasambanye n'abantu benshi utazi umubare, niyo waba warakuyemo inda nyinshi utazi umubare, niyo yaba waribye ibintu byinshi cyane, buno ukaba ufite ubutunzi bwakomotse mu byo wibye, warisha abantu, warabagambaniye ukabanyaga ibyabo. Iyi niyo saha yawe yo kureka ibyaha, Yesu akakubabarira. Yesu yarapfuye, arazuka, ajya mu ijuru. Amaraso yamenye ku musaraba Igorogota niyo abasha kukweza, ugaca bugufi ukavuga ati Yesu mbabarira, Yesu mbabarira, Yesu mbabarira. Hanyuma Yesu akakubabarira. Yesu akiri mu isi atari yadupfira, yagiye akiza abarwayi, agahumura impumyi. Hari impumyi imwe yamuhamagaye ngo Yesu mwene Dawidi mbabarira, maze Yesu aramubabarira, aramukiza. Nawe wabasha kubwira Yesu akakubabarira, Yesu Kristo akakoza ibyaha, ukababarirwa ibyaha byawe, ukazabasha kujya mu ijuru nk'abandi barikoreye. Ngo no mu gihe tugendera muri iyi si tuyibonamo ibidushuka, ariko dukwiye kunesha ibyo byose kuko ariko Imana ibishaka. Ni ukuvuga turi muri iyi si hari ibidushuka. Hari igihe ushukwa n'ubusore, wa musore we, wa nkumi we, bikagushuka ukumva ko ufite imbaraga, ugasuzugura ababyeyi, ukagira urugomo, ukumva ko ufite imbaraga, wa mukire we, ukumva ko amafaranga yawe wayakandagiza abantu, ukabarenganya, ukabafungisha. Ariko ibyo biri kugushuka, umuririmbyi yararirimbye ngo ukwiye kubinesha kuko ari byo Imana ishaka. Ni ukuvuga ngo Imana irashaka ko wanesha ibyo bigushuka, bikagushuka, ubukire bwawe bukagushuka, imbaraga ufite zikagushuka. Izo mbaraga ufite ushobora kurwara zigashira, ubwo bukire ufite bushobora kugushira ukaba nk'abandi. Uri umuyobozi ahantu runaka, ariko wagiye kuyobora usanga hari abandi bahayoboraga, nawe uzavaho hayobora abandi. Ubwo buyobozi ndibugushuke, ibyo bigushuka muri iyi si ntibigushuke. Yesu aravuze ngo ibyo byose ushobora kubinesha kuko ariko Imana ibishaka. Ngo ukwiye kubinesha kuko ariko Imana ibishaka. Imana igushoboze kunesha ibishuko. Ibishuko birahari, ariko Imana igushoboze kunesha ibishuko. Reka dusome n'iri jambo ry'Imana riri muri Timoteyo wa 2 ibice ni 4, duhere ku murongo wa 1 tugeze ku wa 5. Haranditse ngo ndagutongerera mu maso y'Imana no mu ya Kristo Yesu, uzaciraho iteka abazima n'abapfuye, ubwazaboneka aje kwima ingoma ye. Ubwiriza abantu ijambo ry'Imana, ugira umwete mu gihe kigukwiriye no mu kitagukwiriye, uhane, uteshe, uhugure, ufite kwihangana kose no kwigisha. Kuko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, ahubwo kuko amatwi yabo azaba barya, yifuza kumva ibibanezeza, bazigwiriza abigisha bahuje n'irari ryabo, kandi baziziba amatwi ngo batumva ukuri, bazayoba bakurikiza imigani y'ibinyoma. Ariko wehoho wirinde muri byose, wemere kurengana, ukore umurimo w'umubwirizabutumwa bwiza, usohoze umurimo wawe wo kugabura iby'Imana. Amen.
Ijambo ry'Imana turarisomye, uraryumvise nanjye ndaryumvise, ariko birakwiriye ko turyumvira atari ukuryumva gusa. Ijambo ry'Imana riravuga ngo igihe kizagera ngo abantu ntibihanganire inyigisho nzima, ngo ahubwo bigwiriza abigisha b'ibinyoma bazajya bayigisha ibihuje n'irari ryabo. Iyo urebye inyigisho muri iyi minsi zihari nizo kubwira abantu ko Imana izabagirira neza bakabwira abantu ko Imana izabagirira neza, ariko bakibagirwa kubabwira ko bakwiye kwihana ibyaha. Njyewe rero umwanya nk'uyu nje kukubwira ngo ubanze wihana ibyaha, ukora ibyiza, Imana izakwemera. Imana yabwiye Gahini ngo mbese wowe nukora ibyiza ntuzemerwa. Ariko abantu muri iyi minsi ntibashaka kubwirwa ibyo kwihana, barashaka kubwirwa imodoka nziza, barashaka kubwirwa ibyo gusohorezwa amasezerano, barashaka kubwirwa ngo nzakugaburira, barashaka kubwirwa ngo nzakubakira, barashaka kubwirwa ngo nzagutambagiza amahanga. Abasore n'inkumi barashaka kubwirwa nzagukorera ubukwe bwiza, nzakubakira urugo rukomeye. Ariko ntago bashaka kubwirwa ngo reka ubusambanyi, ntago bashaka kubwirwa ngo reka kwiba no kuriganya abantu b'abandi. Abantu ngo amatwi yabo azababarya, badashaka kumva inyigisho nzima, ahubwo bigwiriza abigisha b'ibinyoma bo kubabwiriza ibihuje n'irari ryabo, bo kubabwira ngo Imana izakugirira neza, bakababwira ngo mwana wanjye nakwishimiye kandi abizi ko yaraye asambanye, mwana wanjye nakwishimiye azi ko yanyanganyije imitungo y'abandi, mwana wanjye nakwishimiye kandi azi ko yafungishije abantu b'abandi bari kuborera mu munyururu. Ariko uwo muhanuzi ukubwira ngo mwana wanjye Imana irakwishimiye, nawe uzi ibyaha byawe, nawe ukikiriza ngo yega Imana yakwishimiye, wowe mu mutima wawe uri kumva ko yakwishimiye kubera ibihe byiza wakoze. Hariho n'abantu benshi rero basigaye bagenda bagasambana, bakica abantu, bakagambana, bakaroga, bakabeshyera abantu, bagateranya abantu, bakabanegura, bakabakorera ibibi byose, barangiza bakajya gutwikira icyaha cyabo mu nsengero, bakubaka insengero, bagafasha abakene, bagatwikira ibyaha byabo, iyo mirimo y'imfabusa. Ariko Imana ntago yakwita ku ituro ryawe n'icya cumi cyawe kandi uri umunyamanyanga ufite ibyaha ukora. Ahubwo Imana irashaka ko wareka ibyaha byawe, ubundi ukazabona amahoro kandi ukazabona ubugingo buhoraho. Ndagira ngo rero buri wese yisuzume arebe neza niba muri iyi minsi Imana iri kumureba ikamwishimira. Muri izo nyigisho bakwigisha, muri ubwo buhanuzi baguhanurira, usuzume neza niba ijambo ry'Imana rihuje n'ibikorwa byawe. Nusanga bidahuje, wegera Imana wisaba imbabazi. Amaraso ya Yesu Kristo yiteguye kukweza ukababarirwa ibyaha byawe. Ijambo ry'Imana muri Yohana 3:16 mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice 3 umurongo wa 16 haranditswe ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Kuko Imana itatumye umwana wayo mu isi gucira abari mu isi witeka, ahubwo yabikoreye kugira ngo abari mu isi bakizwe nawe. Amena. Nta wundi wagukiza ibyaha byawe ni Yesu Kristo, umwana w'Imana. Imana yabonye ko Satani yoheje abantu gukora ibyaha, yahereye kuri Adamu umukurambere na Eva bakora ibyaha. Icyaha cyuzura mu isi, Imana irababaririmbura bo ku bwano, ibarimbuje amazi y'umwuzure. Bararimbuka irokora Nowa n'umuryango we. Noneho igihe kiragera, umwuzure urashira ku isi. Nowa n'abantu barokokanye mu nguge barongera barororoka, buzura isi. Bamaze kuzura isi, ibyaha birongera biragwira. Turibuka amateka y'Isodomu n'i Gomora, ukuntu ibyaha byagwiriye, hakabayo ubutinganyi. Umugabo akaryamana n'umugabo, umugore akaryamana n'umugore, umugabo ku mugabo, umugore ku mugore. Imana irababara cyane, irimbura Isodomu n'i Gomora kubw'ubutinganyi bwabo. None hirya no hino ku isi ubutinganyi bwongeye bureze. Abatinganyi Imana izabatwika. Isodomu n'i Gomora Imana yaraharimbuye, haribagiranye, nta kindi cyaha bazize ubutinganyi. Ese nkawe kuri umutinganyi uri kurangiza ukajya kwiyoberanya mu nzu y'Imana, wageramo abahanuzi b'ikinyoma bakaguhanurira ibyiza, bakaguhanurira imodoka,
bakaguhanurira kurira indege ukajya mu mahanga, bakaguhanurira ibintu byiza gusa abo ntabwo ari abahanuzi b'ukuri, ni abahanuzi b'ibinyoma. Kandi abantu benshi bazi ngo umuhanuzi w'ikinyoma ngo ni wa wundi uhanura ibitarasohora. Oya, si uko bimeze, ahubwo umuhanuzi w'ikinyoma ari mu buryo bugera muri butatu. Uburyo bwa mbere ni uwo muhanuzi w'ibinyoma upfa kuvuga ibintu ahuye nabyo bitazasohora adafite n'ijwi ribimwongoreye. Umuhanuzi wa kabiri w'ikinyoma ni umuhanuzi uhanura akoreshejwe n'imbaraga za Satani. Mu Kinyarwanda tubita abapfumu. Abapfumu rero nabo bafite imbaraga za Satani zibamenyesha ibizaba cyangwa bakabamenyesha ibyarangiye byahise. Hari ibintu byawe byinshi Satani azi, ahereza abantu be imbaraga bakabimenya, bagakurura amateka yawe, bakamenya aho uvuka, bakamenya igisekuru cyawe. Barangiza kubw'imbaraga za Satani zabakoreyemo bakakubwira ibyahise byawe, bakakubwira imibereho wakuriyemo, hanyuma bakakubwira n'ibizakurikiraho bakoreshejwe n'imbaraga za Satani. Ikizakubwira rero ko ari imbaraga z'ubupfumu ziri kubakoreramo nuko bazaguhanurira kugirirwa neza n'Imana, kandi wowe wiyiziho gukora ibyaha nta byiza ukora. Wenda wabugaburira abakene ariko uri umusambanyi, uri umutinganyi. Wenda wabufasha imfubyi n'abapfakazi ariko wabyibye abandi, wabisambaniye, wabiriganyije bene byo. Wowe ukumva ko ushaka gushimwa n'abantu ariko Imana yo mu ijuru yakureba ntikwishimire. Abahanuzi b'ibinyoma ba kabiri ni babantu baba barahamagaye bagahabwa impano z'Imana kuzikoresha neza, bo bakirengagiza ku bushake kuvuga iby'Imana ibabwiye, bagahanura ibyo bishakiye. Abo nabo baba bahindutse abahanuzi b'ikinyoma batera imbuto. Ugasanga umuntu ni umuhanuzi arahanura bigasohora, ariko wamushakaho imbuto ukazibura, uwo nawe ni umuhanuzi w'ikinyoma. Niyo mpamvu rero utazagendera ku bintu akubwiye ngo nuko byasohoye ngo uvuge ngo uyu ni umuhanuzi w'ukuri. Hari igihe azaba yaguhanuriye bigasohora akoreshejwe n'imbaraga z'ubupfumu, hari n'igihe azaba yaguhanuriye bigasohora akoreshejwe no gupfa gutimiza, ariko wamushakaho imbuto ukazibura. Izo mbuto rero uzamushakaho ukazibura nawe azaba ari umuhanuzi w'ikinyoma. Hari na wa wundi rero uzakubwira ngo Imana izakugira neza, nta n'ijwi yumvise, ari ibintu apfuye guhimba by'amarangamutima ye, akajya ku murwayi akamusengera ngo Imana iramukijije ntakire, kubera yuko ari umuhanuzi w'ikinyoma upfa kuvuga iby'amarangamutima ye amubwiye. Rero cunga neza mwene data, abantu muri iyi minsi bigwirije abahanuzi b'ibinyoma n'abigisha b'inyoma bo kubigisha inyigisho zihuye n'irari ryabo. Ese wowe abari kukwigisha bari kukwigisha ibimeze gute? Ese bari kukubwira ngo wihane? Ese bari kukubwira ngo va mu byaha? Cyangwa bari kukubwira ngo Imana izakugira neza gusa bakarekeraho batakwihanishije? Ariko umwanya nk'uyu njyewe ndakubwiye ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amena. Kubera ko itamutumye gucira abari mu isi h'urubanza, ahubwo yamutumye kugira ngo abari mu isi bose bazakizwe babone ubugingo buhoraho, babane n'Imana mu ijuru, imibabaro yo mu isi bayikire, kuko muri iyi si ni imibabaro ariko mu ijuru ni umunezero gusa. Mwakire neza ijambo ry'Imana, reka dushime Imana. Ndagushimiye Data wa twese uri mu ijuru, kuri Imana ivuga bikategeka bigakomera. Aba bantu bumvishira ijambo ryawe urikomereze mu mitima yabo. Waravuze ngo umunyabyaha umwe niyihana ngo mu ijuru muzanezerwa muvuze impundu. Ndasenze cyane ngo abazumva aya magambo uzakuremwa abihana, ugabanya abarimbuka wongera bakizwa, izina rya Yesu Kristo rirushaho gupfukamirwa mu isi no mu ijuru, kubera ko amavi yose azapfukamira Imana. Reka rero amavi yose muri iki gihe agupfukamire, kandi muri ibyo yararirimbye ngo abanga Imana ntibayisenge ngo bazapfa bose be kwibuka. Twebwe rero duciye bugufi ngo ushyirwe hejuru kubw'urukundo rwawe rutagira akagero, kubw'urukundo wadukunze ukatwereza Yesu ngo adupfire. Natwe twemeye ayo maraso ye, kandi n'aba bari kumvira ijambo harimo abemeye ayo maraso ngo abuhagira ibyaha byabo, maze bazagira iherezo ryiza, bazabona ubugingo buhoraho. Turagushimiye ko wabanye natwe muri uyu mwanya urangiye, tukuragisha indi mwanya ukiri imbere. Turacyari imbere yawe ngo ukomeze kuturinda, ukize abarwayi, ukenura abakene, turindira igihugu n'abayobozi, turindira abanyarwanda n'abanyamahanga, abizera bose ubarinde gukorwa n'isoni, ahubwo ibyiringiro byabo ibyiringiro bizima bibahesha ubugingo. Uragahora ku ngoma rero,
kuri Imana igaburira abashonji, ise w'imfubyi, umugabo w'abapfakazi, wowe urenganura abarengana, ugere mu nzu y'imbohe urenganure, ugere mu bitaro ukize abarwayi no mu ngo bakize, batagira ubushobozi ububahe, imirimo n'ibitangaza gihe bikoreke. Turagushimiye kuri Imana ishoboye byose mu izina rya Yesu, amen.